Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza mbaye ikaze kuri Factab RW. Turaganira ku makuru atandukanye adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugiye kuganira ku icyambu cya Rubavu. Ni icyambu cyatashwe mu mwaka wa 2024 kimaze guhindura byinshi mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu mazi ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. N'ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda tubonye icyambu gifite ubushobozi nk'iki. Icyambu cyahinduye ikiyaga cya Kivu kiva ku mazi asanzwe gihinduka inzira y'ubucuruzi, akazi n'ishoramari. Mbere ibicuruzwa byanyuraga mu mihanda bikanyura i Goma bigatinda bikagira ingaruka ku isoko, cyane ko ibiciro nabyo byabaga biri hejuru. Uyu munsi amazi yabaye inzira yoroshye, yihuta kandi ihendutse. Akaba ariyo mpamvu twavuga ko hari ikintu gishya cyaje. Ubwo mbere byagomba kunyura Goma, wenda bikongera bigapakirwa andi mato cyangwa bikazanyura mu mihanda itinda. Ubu rero dusigaye byafashije ubucuruzi bwambukiranya imipaka, kandi murabizi ko hari n'umupaka, n'undi mupaka wiyongereye ku mipaka dusanganwe. Ibyo rero twavuga ko byazanye ishoramari ku gihugu, kuko ibyombo byabaga muri iki kiyaga bitagira ahantu hizewe ho guhagarara no gupakira ibicuruzwa, ubu byarahabonye. Noneho birongera n'ubunyamwuga muri bariya bakora. Nayahe mahirwe urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu rwo mu ntara y'Iburengerazuba, urubyiruko rwo mu Rwanda rufite kuri iki cyambu? Mbaye ikaze muri kiganiro turebere hamwe uko icyambu cya Rubavu cyahindutse urufunguzo rw'akazi, kwihangira imirimo n'icyerekezo cy'ejo hazaza h'urubyiruko. Tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 2024 nibwo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra yatashye ku mugaragaro icyambu cya Nyamyumba. Ni icyambu cyubatse mu karere ka Rubavu. Ni icyambu kigamije koroshya ubuhahirane mu turere tugize intara y'Iburengerazuba hamwe n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyambu cya Nyamyumba gifite ubushobozi bwo kwakira toni 700,000 ku mwaka no kunyurwaho n'abantu bagera kuri 2,700,000. Kikaba kandi gifite ubushobozi bwo kwakira ubwato bufite metero 60 bwikorera kontineri 30 icyarimwe. Ibicuruzwa biva ku cyambu cya Nyamyumba bigera ku kirwa cy'Ijwi mu buryo bworoshye, ndetse kandi bikagera mu bice by'icyaro bya Repubulika Demokarasi ya Kongo byari bisanzwe bigoye kwageza ibicuruzwa. Ni icyambu cyuzuye gitwaye arenga miliyoni 9 z'amadolari. Harimo 50% yatanzwe na guverinoma y'Ubuholandi, 45% yatanzwe n'Ubwongereza, ndetse na 5% yatanzwe na guverinoma y'u Rwanda. Ni icyambu gifite ububiko bw'ibicuruzwa bihanyuzwa, gucunga umutekano hakoreshejwe ikoranabuhanga, kuzimya inkongi hamwe no gutunganya amazi yanduye ahakoreshwa. Kikaba cyarashyiriweho sitasiyo ya lisansi ifasha ibinyabiziga bihakorera ubwikorezi. Iyo uvuze icyambu si ubwato gusa utekereza, ahubwo uhita utekereza n'abantu. Icyambu cya Rubavu cyese gihinduka isoko y'akazi k'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rwari rusanzwe rufite imbaraga ariko kandi rutabona uko ruzibyaza umusaruro. Uyu munsi ku cyambu hari urubyiruko rukora imirimo itandukanye: abapakira n'abapakurura ibicuruzwa, abatwara n'abayobora amato, n'abashinzwe umutekano n'imicungire y'abantu n'ibicuruzwa. Hari kandi serivisi zijyanye n'amato n'abagenzi, abafasha abagenzi, abita ku bikoresho byo mu mazi, abatanga serivisi z'itumanaho n'amakuru ku cyambu. Ibi byose ni akazi, ni umushahara, n'icyizere ku rubyiruko. Icy'ingenzi kurushaho nuko icyambu cyahuje akazi n'ubumenyi. Amashuri ya TVET n'amahugurwa y'imyuga yahise abona iki cyambu nk'ahantu ho kwimenyereza umwuga. Urubyiruko rurigishwa gutwara amato, kwita ku mutekano wo mu mazi, gupakira neza no gukoresha ibikoresho bigezweho bijyanye n'iterambere. Ibi byatumye akazi kataba gukoresha imbaraga gusa, ahubwo kaba naho gukoresha ubumenyi. Akazi ni ingenzi, ariko kwihangira imirimo ni intambwe ikurikira. Icyambu cya Rubavu cyafunguye amarembo y'ubucuruzi bushya ku rubyiruko, cyane cyane ubucuruzi bushingiye ku mazi. Uyu munsi hari urubyiruko ruri gutangira imishinga yoroshye ariko kandi ifite ejo hazaza: gutwara abantu mu kiyaga cya Kivu, gutwara ibicuruzwa byambukiranya umupaka, gucuruza amafi n'ibikomoka ku mazi, ndetse n'ubucuruzi bwo kwakira abagenzi. Nubwo imishinga myinshi yatangiranye igishoro gito, icyambu cyabaye isoko rinini ry'abaguzi ndetse n'abafatanyabikorwa. Hari abahiriye ku bucuruzi bworoheje bagenda bubaka izina n'icyizere ku isoko. Icyambu cya Rubavu kiratanga amasomo ku rubyiruko ko
amahirwe atari kure, ntibisaba igishoro kinini, icy'ingenzi ni igitekerezo n'ubushake. Mu gihe amazi atwara amato, ashobora no gutwara inzozi z'urubyiruko rufite icyerekezo. Icyambu cya Rubavu nticyazanye akazi n'ubucuruzi gusa, cyazanye n'amasomo mashya ku rubyiruko rw'u Rwanda. Uyu munsi urubyiruko rukorera ku cyambu ntirukora gusa, rwiga imicungire y'Icyambu, rwiga uko ubwikorezi bwo mu mazi bukora, rwiga umutekano wo mu mazi n'uko ubucuruzi bwambukiranya imipaka butegurwa. Ibi si amasomo mu mashuri gusa, ni amasomo afatika atangirwa ku murimo. Amashuri ya TVET n'abandi bafatanyabikorwa bahuje ubumenyi n'akazi, bituma urubyiruko rwiga rukora, runakora rwiga. Umusore cyangwa inkumi uyobora ubwato uyu munsi, ejo ashobora kuba umuyobozi w'ikigo cy'ubwikorezi bwo mu mazi. Ukorera ku cyambu akamenya indangagaciro z'umutekano, igihe n'ubunyamwuga, aba yiteguye guhangana ku isoko ry'akazi ryo mu karere. Icyambu cya Rubavu cyahindutse ishuri rifunguye, aho ubumenyi buhabwa agaciro nk'imbaraga. Akazi kararangira, ariko kandi ubumenyi bwo buhoraho. Iyo turebye icyambu cya Rubavu muri mwaka wa 2026, tubona ko atari icyambu cy'amato gusa, ahubwo ni icyambu cy'akazi, icyambu cy'ubumenyi, icyambu cy'inzozi z'urubyiruko. Icyatangiye nk'igikorwa remezo cy'ubwikorezi, cyahindutse urufunguzo rw'iterambere ry'urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu, mu burengerazuba bw'igihugu no mu Rwanda hose. Ubutumwa ku rubyiruko ni bumwe: amahirwe ntakiri kure, ntakiri i Kigali gusa, ntakiri mu mahanga, amahirwe ari hafi yawe, ari ku mazi. Ntutegereze ko arutangira mbere yawe. Tinyuka utangire ubu, wige, wihangire imirimo, ukoreshe amahirwe ahari. Icyambu si cy'abafite igishoro kinini gusa, ni cy'abafite icyerekezo. Nkomeje kubashimira cyane mwese mukomeje kunyereka urukundo no kunyereka ko turi kumwe mu biganiro bitandukanye bagizaho kuri Factab RW. Muri ikiganiro twareberaga hamwe akamaro k'icyambu cya Rubavu, cyane cyane ku rubyiruko muri mwaka wa 2026. Ni icyambu gitanga amahirwe uko wabyumvishe. Niba uri urubyiruko cyangwa se waravuye muri icyiciro ariko kandi ubona urubyiruko wifuza kubwireka ari amahirwe, aha naho birashoboka. Amahoro. Buri segonda isi iravuga, ibitangazamakuru birandika, amatelefone arakwirakwiza ubutumwa hirya no hino, internet irabyoroshya byose. Inkuru ziranyura imipaka itandukanye, zambuka imigezi n'imisozi. Ni inkuru zigera ku mitima y'abantu kandi zikagira uruhare runini mu bitekerereze yabo. Nayo mpamvu isi hinduka buri munota, kuko ejo atari none. Kandi burya ngo icyo utamenye uyu munsi gishobora kuba aricyo cyari buzahindura ubuzima bwawe ejo hazaza. Muri ikiganiro niwo umenyera byinshi mu biri kuvugwa hirya no hino. Ni bimwe mu bitanga ishusho nyakuri yahise igeze, ahigana n'icyo bisobanuye ku buzima bwacu. Amakuru si amagambo gusa, n'ubuzima n'impinduka, byose bigashingira ku kubaka amateka. Nawe ubwawe kuba uriho, ubuzima bwawe burubaka amateka. Menya, tekereza, ube maso, kuko isi ntitegereza. Iki ni ikiganiro ubuzima mu nkuru, aho inkuru zihurira n'ubuzima. Factab RW. Oh my God! Wow. Hey, that's pretty good. The hub of content. Yeah, boy. Hey, what happened? You serious? Menya amakuru y'ibyamamare mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi hamwe na MC Kudos. Factab RW.